umwana akina n'imbyiro ntakina n'amabya ya se. Wabyumvise mani? Uzajya ukina n'imbyiro z'umubiri wawe ntuzakine n'amabya ya se. Murakoze kandi. Koko. Ahubwo Yongwe batinze kumushyiramo. Oya. Ngo hari iby'Imana inyeretse. Ngo ndabikuramo ngo ntegera. Oya ariko Imana ubwayo ntabwo yemera n'iki. Ntibabyumvikanyeho. Ntibamuhaga bishimye. Ntibabyamuhaga bishimye se. Ubundi ibintu bibiri Satani yazanye. Arimo arapfobya izina ry'Uwiteka kugira ngo risebe mu bantu. None uyu Yongwe uravuze ngo I dig minidi ururimi rw'ikuzimu. Iyo rubu rw'ijuru. Kuko yatubwiraga ko bisobanuye ngo gukira ni nonaha. Ikintu cyose ni nonaha. Kubona ubutunzi ni nonaha. Gusubizwa ni nonaha. Umugabo wagutaye aragaruka. Nona. Nona ni nona. Urumva? Biba bisobanuye ko ibyo bintu bari ibintu bitari busubireho. Kuba rero haturutsemo ikirego nigisobanuye ko rwa rurimi rw'ijuru. Narababonye arabahanuza abo bose ndabazi batatu. Bari mu modoka ya ntuza buretse burumwe. Impamvu nuko ngaho ngo bagiye gusengera muri hoteli. Ubundi hoteli nihe basengera atari kujya gusambanira. Ntabwo rero ibi ni ubujura bihaye ahubwo umva ribu nibakomeza. Nibigegera byapfuye bitumye n'abaduhari. Nibisambo. Umwana akina n'imbyiro ntakina n'amabya ya se. Wabyumvise mani? Uzajya ukina n'imbyiro z'umubiri wawe ntuzakine n'amabya ya se. Murakoze kandi. Mara biravuga ngo ibyo urabikora nka kwihorera. Bihe byiza cyane kuri mwese abadukura n'abadukurikira tubashimire cyane by'umwihariko mwese mwakoze subscribe nizere ko mumeze neza cyane ibyo murimo byose ari amahoro. Niba utameze neza mu buzima nakubwira ngo ugire kwihangana wizere ko ejo n'ejo bundi cyangwa se na nyuma y'ejo ibihe bigomba guhinduka. Uyu munsi turangiye turagarutse turi kumwe n'umukozi w'Imana François Uwihoreye alias Karosi mwagiye mumumenya mu bikorwa bigiye bitandukanye cyangwa se ibihe bigiye bitandukanye mu buryo bwo gukorera Imana. Karosi tuguha ikaze. Murakoze cyane ndaryakiriye kandi ndabasuje mu izina rya Yesu. Kumeze neza? Ndaho cyane. Ni byiza cyane. Mu rugo ibintu bimeze neza? Ibintu ntabwo bimeze neza. Harakubura ikizi? Kubera Imana ubuzima ni bwose. Ariko muri iyi minsi burya umuntu uzakubeshya ngo ameze neza keretse kubw'amaraso ya Yesu. Ariko ibihe birarushaho kugenda bihindagurika. Yego. Kugenda biba bibi? Ntabwo byoroshye keretse kwizera Imana ariko ahariho hose ni hatari. Yego. Uyu munsi nifuje kuganira nawe twarukaga kuganira mu bihe bitandukanye ariko ubucecetse cyane. Undi izina ryo muntu nitwa Uwihoreye. Yego. Uwucecetse. Yego. Ubwo rero nkunda kuvuga ntinze ariko nkavuga. Ariko nanone uzanye abantu bazi kuvuga ndabizi ndabishobora. Yego. Kuki ujya ufata igihe cyo guceceka? Nuko Yesu yagiraga igihe akajya ku masengesho akatera umusozi wa Elayono akajya gusenga Imana kugira ngo amenye icyo azabwira ubwoko bw'Imana. Nanjye rero ndi umwe mu bantu barimo batera ikirenge muke kugira ngo njye gushaka amakuru. Bituma nceceka rero nkafata umwanya munini wo guceceka. Ni byiza cyane. Karosi ejo hari ku itariki 26 niho twitabiriye isomwa ry'urubanza wa Apotre Yongwe aza gukatirwa iminsi 30 y'agateganyo yerekezwa muri gereza ya Mageragere cyangwa se igororero rya Mageragere. Ko bitari byoroshye. Yongwe arafunzwe. Ariko buriya mu gitabo byanditswemo ko Yongwe azajya muri gereza agomba gufungirwa muri ribu akazagera ubwo akatirwa akajyanwa Imageragere. Yego. Nubwo uyu munsi twavuga ko akiri umwere. Uyu munsi ni umwere ariko ukekwaho. Akantu ko kuba umwere ukekwaho rero. Karo tugiye kuganira muri byinshi tugiye kwinzika mu buryo bwihariye cyane.
ese koko abakozi b'Imana ibi bintu bimeze bite ko wenda turi buze kubona abantu benshi bafungwa niba nawe uri buze kuzamo simbizi ariko turaza kubifata gute ibintu bijyanye n'abakozi b'Imana uri mu bantu baje kuri izi mbuga nkoranyambaga cyangwa se social media kera mazeho igihe mu bantu bakweye amaturo nawe urimo none se amaturo agiye hari urusengero ngira buriya abantu bari no kwereka no kugira ngo bitiranye ibintu Yesu yigeze kubivuga aravuga ngo ukwezi kuzahinduka amaraso ndetse isi izacura umwijima aravuga buriya rero nta n'ikindi cyasohoza ijambo ry'Imana hataba rya jambo rivuga ngo bazabarenganya babampora oya ikindi ntega amatwi uyu munsi twese ntawe uzi impamvu ikintu ndi kuvuga abantu benshi Yesu yaravuze ngo ukuboko kw'iburyo ni gutanga uko ibumoso ni kubimenya ahubwo jye ndibaza abantu bazi ijambo ry'Imana kubera yuko tuzi ijambo ry'Imana harimo ukuri ikindi Bibiliya iravuga ngo ijambo ry'Imana niba twemera Bibiliya iravuga ngo umwanzi wawe nakuhemukira wamubabarira kangahe 7:70 rero niba turi abakozi b'Imana ni ikintu cyitwa kubabarira ikindi nsubizaho ntabwo Gekarosi nigeze nakamaturo oya yampaye abishaka ntabwo nigeze nsaba ndi n'umuntu utajya ukunda gufata abantu n'ibyo ubanza unabyumve n'undi wese baranabizi baramba abadiaspora muri kwa kubafata kubera ko batangiye kubashirishamo abanjye turacyari kumwe kubera yuko ntabwo jewe mbana n'umuntu ngwame mbana n'umuntu kuko ari inshuti iyo ubaye inshuti ushobora gutekereza kuko inshuti ngo imenye indi iyo umuntu ari inshuti yawe Yesu yigeze kubwira abigishwa ngo muri inshuti zanjye kuko inshuti imenya icyo ingenzi yayitekereza bivuze ngo uyu munsi jewe aka kantu k'abadiaspora nibyo nabo bo simbarenganya ntabwo abadiaspora aribo ahubwo bahuye n'abantu benshi kuko tuzi ko abadiaspora ari abanyamanote benshi rero bahita bakuramo kubiba ejo bafunga uriya mugabo bafunga Yongwe nagize umugisha wo kujya ku rukiko numvise nari mpari narabyiyumviye ibyaregwa byose miliyoni 30 miliyoni bikugera ku bihumbi 20 by'amanyarwanda ni ukuvuga ngo jye naricare ndatekereza ndavuga uyu munsi Yongwe nibuka Yongwe wajyaga avuga ati kwambara ni amaturo kwambara ni amaturo gushaka n'umugore wanjye ni amaturo ibintu byose ni amaturo imodoka ngendamo ni amaturo ni hagati aho ariko tuze kwibuka ko uyu Yongwe n'ubwaga yaje gutakaza idini ntabwo Yongwe yaramenyereye kwaka wenda yaza kugira urusengero byari kwa ngombwa ko yaturwaga wenda buryo umushumba wemerewe guturwa ariko igihe cyarageze urusengero rwe rurahagarara bamwe baranarumurya hari abamuriye urusengero bararuriye rero noneho bamurya n'abakristo barabatwara ariko se niba atarafite umwanya wo kubitaho bagomba kubatwara umva nyine Yonguyu yari yaramenyereye guhabwa rero umuntu w'umushumba si Yongwe si n'abagiye kuza ubu se ADPR itwaka Gisozi ko bafashe bakirukana abakristo mu makorari hari n'abasuye mu bari kunywa amayoga nanjye ko bayanyatse ubu se nanjye nge kurega ubu se badukubitagura bavuga bati nimujyaza nimutazana umuperezida wese wakorara utayatanze babahaga ibiciro yepe bayeshyiragaho hari abantu benshi rero habayeho kurega yego ntawe utarega kuko abantu bafite amadini ashuka gutanga amafaranga n'abo bayaka ku giti cyabo barahari
kugira ngo ube perezida dufite abapasiteri bahagaze ku nshingano bagiye batanga amafaranga ku ngoma y'ababanje muri ADPR tuzi abantu benshi bagiye bimikwa batanze amafaranga rero Yongwe akantu nendaga kuvuga Yongwe narababaye impamvu ebyiri impamvu ya mbere yabaye umuntu ukomeye muri ADPR abwiriza Nyarugenge bibadanje anyeganyeza imitima akiza nubwo bavuga ibibi bye ariko yakoze n'ibyiza byinshi buriya n'umunsi ikibi kihuta kurenza icyiza nicyo nabonye ku bantu ariko nyakuri Yongwe yakoze umurimo ukomeye ku buryo aka kanya nirebye sanga abantu baje kumva isomwa rya Yongwe ni abanyamakuru gusa nibo gusa reba aho twari turi na mudamu ariko ntabwo yari n'umugore we ntiyari ahari birangije mpita ntekereza kuko nubwo waba igisambo nka baraba nubwo waba umwicanyi nubwo waba iki koko habura n'umupasiteri n'umushumba umwe waza kumva isomwa ry'urubanza rwa mugenzi we Korodese ntiyari ahari Korodese we birangije yakoze iki nawe hita ureba amagambo yavuze yaravuze ngo ukuboko ngo umuntu wese umpagurukiye ngo ntabwo birangira neza si kwavuze ari amagambo Kode yavuze ari amagambo arababaje nk'umuntu ugize ikibazo njye nubwo bagufunga iminsi 2 ko nabiravuga ngo ntimukishimire ikibi kibaye ku bandi uyu munsi ntabwo buriya umuntu nubwo mwabaga muri abanzi ariko iyo ageze mu byago akenshi umugirira impuhwe kuko n'ubundi niba agiye atari wowe umujyanye mureke nyine ibimujyanye biramujyanye nkuko nawe ejo uzagenda Claude amagambo yavuze ngo ateye ubwoba ngo umuntu ngo wese ngo n'umuntu ngo yamvugiye ku bukwe ngo ndwanirije ubukwe ngo batangaza yuko butazaba ngo batangaza ibiki n'ibiki ngo none ngo ubundi umuntu ungenjeje ngo dore uko birangira ari amagambo yose agaragaza ko Claude ari wagambaniye biteye ubwoba we byahise bigaragara siko abantu bose babivuze kuko we ubwe njyewe nabyirebera kandi koko byanze bikunze nibuvuga ko nkunda nzabirebera mu byago Yongwe yagize abakunzi benshi banamwereka ko I love you turagukunda ariko finale byerekanye ko Yongwe nta muntu umukunda oya n'umugore we kubera ko ataje mu isomwa se yarahageze se none se tuvuge ntabwo aricyo twashingira yagiye icyo nshingiraho byanze bikunze niba cyakora icyo nashimye n'umunyamakuru w'umwe ufashe imodoka araza reba ko hari undi bazanye wa mugabo arufa ni uhagarariye Yongwe TV nyine hari undi yari ahetse se Yongwe TV ifite abantu benshi abakoresha isomwa tanduka oya bari banahari nyine surukiko tandukanye isomwa n'urubanza ariko urubanza se kutaje buriya uzi ikintu cy'agaciro ni isomwa bagombaga no kuryumva kuko ibinyamakuru byari bihari bikaza kugira ngo baze kubyumva ku buryo byatangaje kuko hariya ntacyo bagiye guhindura hariya ntacyo bahindura ariko ntacyo mu rukiko umuntu wahindura ikintu ariko Yongwe n'umushinjacyaha byibuze no kuba icyambere cyagiye ntiyari ahari ariko aza wabonye ko abantu bari bahari bari benshi abamuhobeye bari benshi twese twagiye abantu bamwe badashidikanya ko ari buze ntitwari dore twese bavuga ko atari buze ariko ntibarabivugaga ariko nyakuri abantu bamwe bari bazi ko agomba gusomerwa ahari nyakuri rero gereka nkubwire iki ngiki mvuga Yongwe yagize inshuti mbi kabiri bajya banatubabarira hari igihe iyi Mana tuvuga tuba twumva ko gushima niba mbonye amafaranga ngashima ugajya gushima Imana mbega mba numva nabibwira abantu kugira ngo bamenye imirimo y'Imana rero gihe cyakora iki isomo abantu bagomba gukuramo niba ugize icyo ubona ukagira amahirwe ukagira icyo ubona ceceka kuko iyo uvuze
hari abanzi bacu benshi njye ndabyibuka nigeze gutanga ubamya ntanga ubamya bw'uko muri covid imana yangaburiye bamwe bahiga yareka mpere mba mu cyahafi nyobora icyumba hari kuri ADPR umuntu umudamu mwegeze kumamagara mbwa ati karo ngwino hano ni yego ndagenda mu mujyi andodeshereza costume 90 ndangije ndaza muri groupe ndashima vuga nti Imana ishimwe yuko hari umubyeyi wandodeshereje costume ni kandi y'amafaranga menshi ndangije ubwo ndongera no mu iteraniro nyoboye kwa gatatu nabwo ntimani ndashima Imana nimurabona ko nambaye neza ni ya costume yanjye ya makarokaro ijya kuba n'umweru y'umuntu yandodeshe ndavuga nti Imana ishimwe umubyeyi umuntu yandodesheje costume ye baba we baramuhize baramuhiga mva kugera bamumenye baragenda baravuga atumva uriya karosi wadodeshereje costume akorana n'imbaraga z'abadayimoni ntuzabaho bimeze gutya na gutya atahubwo ube maso kuko iriya costume buraya yijyanye ikuzimu atugiye gupfa ahubwo urumva ati n'ikindi gihe ntuzongere n'ibyabayeho nawe mami wanjye aranze arabibona arangije navuye kuyobora groupe iteranira arambwira ati ni n'umukatolike aramubwira ati karo ngwino mubwire yari kumwe na mugabo ese karo niba pe kuko aba bantu urabayobora nindabayobora aturaza urwango bakwanga tuzi ko babihize bakaza no mu rugo hati by'abarokore mwabaye muti rero bivuze ngo mpereye aho iyo ushimye Imana haboneka abantu benshi cyane basunika cya kibazo niba bumvise ari amafaranga wabonye ni ukuri kw'Imana barahiga aho wayakuye baragira inama wa muntu bamubwiye bati genda umucisha umutwe ariko ni nako Bibiliya ivuga bazabare nyine niho harimo kakarega buretse tuze gutandukanya karosi tutaza kuvuga ngo yenda Yongwe yari yemezwe icyaha tuvuge ko uyu munsi aracyari umwere haracyari umwere nanjye no mpamvu mvuga ngo ashaka no kuba arengana reka twavuga kuri ubu buryo uburyo ibyaha yagiye abikora mu buryo bugiye butandukanye wenda bagiye ubyumva ntabwo dushaka kuza kugenda kutubigarukaho abo yagiye yaka amafaranga ngo kaduhere kuri yatse miliyoni 2 kagiye gutaburira ibintu Burundi ntabikore aho nta bushukanyi burimo kuko giye nakwemereye turari giye twemera giye nacyo ntarakora kuva nakizwa sinakubwa ngo amafaranga njye kugusengera no kubera iki uzi impamvu iyi Imana irashoboye nkunda gusenga nifata tiki yanjye nkagenda hari ibintu bibiri ndagusengera ariko nanjye irangira neza niba ufite urukundo rw'umurimo w'Imana burya umuntu ufite urukundo rw'umurimo ntabwo wirirwa umusaba ntunamwibutsa ngo ntegera cyangwa se ngo ntunamubwira ngo ma essence kuko wasanga iyo essence uri ku mwaka nawe ubwiwe ntacyo yibereyeho kandi koko iyo umuntu ari umunyabibazo atari ubyitekerereje ukamwaka amafaranga umuhemukiye kuko hari abantu baduhamagara ngo nsengera ariko uyu muntu yifitiye ibibazo nawe rero ugafata wa mutwaro wiwe yari afite ukawukuba ibaze kugira ngo umuntu umubwiye ngo mpa miliyoni 30 kumvise uwo yariye gufata miliyoni 30 z'umuntu siso si nyoko si bene wanyu sinawe ubyitekereje ngo avuge ngo Imana iransanze sinaki warangiza uti mpereza miliyoni 30 njye kugusengera ikibazo nkirangize icyambere nturi Imana ngo urabirangize iyi Imana ikora itinze iyi Imana ushaka gusenga imyaka 10 ikakwihorera wa muntu ntimusu ikazamusubiza we waranapfuye abubu bashaka ibyihuta kuko bamenyere kujya mu bapfumu bajya mu bapfumu umupfumu wenda byakunda akatera inzuzi agahita bibakorera bitandukanye n'iyi Imana rero kuko iyi Imana ntikoreshwa ntivugishwa ikora uko ishaka mu ngabo zo mu isi n'izo mu ijuru rero kurya umuntu amafaranga turanabafite ibisambo byo ni byinshi
jewe na Yongwe nari nabivuze yuko azabizira kuko byanze bikunze je Yongwe nahereye 2019 nakira ntuze ziwe abantu bo hanze bambwira bati Yongwe do turebere umukozi w'Imana runaka ubu ni umukozi w'Imana harimo benshi Imana we harimo abapasiteri harimo abashumba harimo abahanuzi harimo na wawe ngo niba arahanuye ngo nibamuzanira umupfu uretse uraje urebe bara bose hari amadosiye nubwo benshi batarabitanga ariko nyakuri niba umuntu ugiye kumusengera bikunde cyambere gusengera umuntu urabikunda ukumva mu mutima bikujemo iyo bikujemo ntabwo wamuca amafaranga uragenda kubwawe biravuga ngo mutangire ubuntu mwaherewe ubuntu icyo akora uwo nguwo namara ko habwa agasubizwa azagaruka ashima Imana ubu se ko mfite uwo nasenge hano Nyarugenge akora hano Nyarugenge ariyizi bamutwaye miliyoni yishyuye n'inzu hariya mu mujyi bamukuzaho rangije ati Karose ampamagara nibere butati ngo no tujye Kanyara tujye gusenga ngaruzi ibyanjye Imana ingaruye ibyanjye ndagenda ndazamuka duhita tugikanyara turasenga tugeze saa 10 ndamumva ko Imana ivuze iguhaye bahise baguhamagara bariguhaye kandi Imana ikurinze iguhaye amangazini mu mujyi wa Kigali ubaye umukire wa Burundi yari afite yari mahonda rumwe ntabwo yatwavuye twagera igitarama mu mujyi turi muri restaurant bakamuhamagara ati tubabarire ati byajemo ubwumvikane buke ngo no tuguhaho guko inzu yawe ubu si umukire waho ngaho none se giye kubuka hari natanu y'amasubizi butarese icyo gihe ko narangije ngiye kumwaka mwitwerereje kubuko yampaye angaye ntiyambwa ati Karo kuki Imana y'abahanuzi itabasubiza ati reba aho ngeze kandi ari we wampanuriye ibi byose n'uwabihanuye ati kuki Imana y'abahanuzi itabasubiza Imana yanyu itagibaha biti ndamuga ni runa Imana izansubiza ndashimira Kristo wabambwe yuko icyo gihe amabihumbi 10 inote 5 za 2 nawe urabupfobeshe ndabupfobeje burya hari uburemere bw'ikibazo gereka nkubwisuku ubwo nawe wakakamata oya jewe nta nayo nkeneye utampaye ubishaka uzarorera uzanabyumva hangasi njyamango mukiraho nimero yanjye abandi uzabakoresha atakwanga tubanze hakanimero nje no kwitanga uzabibura kuko namenye abantu urumva uyu munsi mbivuze kuko papa runaka arizi azikibya yara arimo nabigizemo uruhare rukomeye umuhanuzi ikindi cya kabiri ibyo 10,000 byaranyuze ndamubwanteje bundi uzambona nanjye ndimo nza kukuranguraho kandi koko niko byabaye baranza arabyimva marabizi yari inshuti magaraho gupfa ubari mu mangazini ateye ubwoba rero ndagira ngo mbwira abantu ntabwo iyo usengera umuntu usenga nk'umuntu utazasubizwa ku isengesho icyambere dusenga Imana yumva Yongwe rero yakubiswe n'ibibazo bibiri icyambere n'ubukene bwo mu mutima icya kabiri ni indwara yo kutanyurwa ariyo itwisha abahanuzi niyo yishe Yongwe no gushaka gukira vuba indwara yo gushaka gukira vuba iyi irimo ababishop irimo abahanuzi irimo abavuga butumwa irimo abashumba gushaka gutunga amavewe itemarava gutunga amaranjorova gutunga ibipangu byiza byabo ibi rero nibyo bintu bitumye ikibazo kiremera kubera yuko uyu Yongwe yaza kunyurwa na duke yabonye mubwire ukurikiraho nuko yabivuyemo ariyizi ntago akibikora se araza nawe baramukurikira kuko igihe cyo kuyarya kwa Yongwe nabo barayariye bayaka abantu ku ruhande rumwe reka mvuge muri ubu buryo baravuze bati ese kwaka ituro ni ikibazo Yongwe mu bwisobanuro bwe aravuga ati niba umuntu yaransabaga kujya kumusengera reka tuvuge uwo muntu mwarajyanye koko wenda watanzeho urugero mujyana ikanyarira hari byinshi utakoze kuri uwo munsi niba wenda wari ufite abantu ugomba kujyana ku ishuri ntiwabajyanye niba wari ufite ibintu bimeze uko ntiwabijyanye kuba Yongwe yahita kubwira ati rero ni 1,100 cyangwa se ni 200 kugira ngo bize kuziba icyuho
cyabintu yari gukora kandi koko iryo sengesho rikeneye aho Yongwe yakoze ireko saka none se undi mbaza Yongwe ngo na kakawudo kavuga ngo mva mada ngo rero ngo nari nanditse ngo make ngo nabi ngo ituro ngo ni 250 ashyira 520 ituro Imana yakubwiye 520 ahubwo Yongwe batinze kumushyiramo oya kuko twe dusengera ubuntu icyambere ntabwo ari nyabingi dukoresha iyo udakoresha gifaro wagiye kuzishakisha ngo yatange baziguye usengera umuntu Imana yamukoresha akagusubiza akagira icyo aguha ku ituro runaka Imana y'ibyo yakoze ariko jewe nabibaje kuvuga ngo amafaranga yo kugusengera karosi ukuri kw'Imana ntabwo ushobora nta mafaranga njye kugusengera burari ibintu bibiri ntashobora kujya kugura indaya ngo numvikane nayo kuko sinigeze mbikora kabiri kuza ngo nkubwire ngo urampaye njye kugusengera ngo hari iby'Imana inyeretse ngo ndabikuramo ngo ntegera oya ariko Imana ubwayo ntabwo yemera n'iki kubera yuko uyu muntu ugusabye kumusengera icyambere akwizeyeho imbaraga z'Imana icya kabiri akwizeyeho ubutabazi bw'Imana icya gatatu kwiringiyeho yuko ari we munyembaraga Imana iri bukoresha kuki utamusengera ukayibwa n'ibitegeko kamutesha umutwe ikamubwira ngo mugaburire muhaye akeneye ariko ufashe 330 by'amadolari byatse umuntu tangaye ariko se kuko agomba kuyatanga none se arajya kubimukorera ajya kumusengera undi ari muri business ziwe baretse wumve karose ngiye ndaza kujya kugusengera uri mu kazi kawe ngiye ndatakazi kanye njye kugusengera abana banje bazarya bate none se abana bawe ubundi utarabona iyo mpano yo gusenga ntabwo abana bawe baryaga ubu se nanjye mvuge reka nkubaze twemo tuvuga wenda ibyo by'amaturo ubu se ko maze imyaka hafi 2 ibyo ngibyo n'abamfashaga batamfasha mbuze kubaho ntabwo sindiho uriho none se ko ndiho Imana ifite inzira nyinshi ica ifunga akagezi ka krenti ifungura ahandi yego ntamujya mbwira abantu abakozi Imana ngo twizere Imana iravuga ngo kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye ubwo ni kuri b'abakristo nyabo ariko 2022 na 2023 nta Mana irimo Imana ihari niyo gushaka ubutunzi n'uwaguhaye azakwisubira gusa bose ntibabyumvikanyeho ntibabyamahaga bishimye se ubundi ibintu bibiri Satani yazanye arimo arapfobya izina ry'Uwiteka kugira ngo risebe mu bantu noneho uyu Yongwe yari yarafashe imitima y'abantu benshi urabyibuka ko Nyarugenge ari we mu munyabubyutse wahageze nta n'undi muhanuzi uraboneka wari wagera nko mu gihe cya Yongwe uyu munsi rero Satani akubise amavuta ya Yongwe amwisa igisambo kuba Yongwe ashinjwa ubusambo bivuga ngo kwihesha iby'umuntu ubushukanyi iterabwoba uburiganya nuko ngo ibi bintu ukabwira umuntu ngo nutayampa ngo Imana ngo ntabwo biri bukunde gukira ni nona gusubizwa ni nona kubona umugabo ni nona ibi rero ni Satani wamushutse uru rurimi ahubwo batekereza aho rwavuye kuko gutanga birabangwa mu nyanyagizi icyo bita kunyanyagiza ni ugusenga ukaba wasengera umuntu akabona ibyo agambiriye Imana ikabimuhesha cyangwa se ukabimuha uravuze ngo ayidigiri mini dig ni ururimi rw'ikuzimu oya karo kanitore telefone ni ururimi rw'ikuzimu iyo rubu rw'ijuru kuko yatubwiraga ko bisobanuye ngo gukira ni nonaha ikintu cyose ni nona kubona ubutunzi ni nonaha gusubizwa ni nonaha umugabo wagutaye aragaruka nona ni nona urumva
biba bisobanuye ko ibyo bintu biba ari ibintu bitari busubireho. Kuba rero haturutsemo ikirego ntigisobanuye ko rwa rurimi si urw'ijuru, kuko urwo rurimi rusanywe n'ijuru Imana irukoreramo. Yongwe we niba ndabizi urankurikira, Imana data iyo ivuze ngo bibe biraba, iyo itegetse birakomera. Bivuze ngo uriya ni ururimi rw'ubusambo bwe, ni akarogo ke, ni akarogo ko kwiba amaturo, ko kwiba abantu. Murumva ni nka kakandi ngo ayasima birimango sima muza n'umuntu wapfuye birimango sima. Ejo namubonye ahantu arimo areka shamo byehare, narababonye arabahanuza abo bose ndabazi batatu bari mu modoka ya ntuza buretse nzabishyira hanze buriya bari bamufatiranye bari birimango sima niwe navuze uzakurikira ndabazi. Yongwe mbivuga ntiwasekaga. Jewe ndagira ngo mvuge ngo ntabwo Imana kuyisenga biravuga ngo abayisenga bisengere mu kuri no mu mwuka. Bisobanuye ko gusenga Imana atari ikiguzi. Sengera umuntu kubusa niba ari uburwayi afite ituro, urumva, ariko ntazana ryita ituro ahubwo araryita kugusura. Gisinyana ni unajuka ubusebange hari wigeze kumpamagara ni audio ndumva nuko na foromasi arampamagara ati Karo ati wambabariye ati noneho ati nkaguha ati ko nshaka uko dusengana ati ukampa nimero ati nkakohereza amafaranga. Uhereye uwo munsi sinongeye kumuvugisha. Uyampereye kugusengera wabyisha wambwira ngo reka ngo amafaranga dusengana, wowe urayamufite angahe wowe? Sengesho ryanjye nyidesha agaciro nukuri kw'Imana isumba byose. Tugiye mu biciro we naguhenda ntayo wabona umwe uraza ariko umunsi umwe kwiriza umunsi umwe. Impamvu nuko ngaho ngo bagiye gusengera muri hoteli, ubundi hoteli nihe basengera atari kujya gusambaniramo. Ngo nyohereza ngo amafaranga ngo 500 ngo 100 ngo ariko ngo unamenye ko ngo rwose ngo turi batatu ngo birahenze ubundi hoteli Imana bohereje gusengera muri hoteli wakwicaye iwawe mu cyumba ugasenga ntabwo Imana yakoma. Ntabwo rero ibi ni ubujura bwihaye ahubwo umva ribu nibakomeza. Ibigegera byapfuye bitumye n'abaduhaga barafunze ibyo baduha kubera ibisambo bwabyo. None nkubeshye kubera iki baraje baziba amayira. None abo ngabo ari yageze hano boni haboriya iravuze ati wowe nkurikiye uri muri Canada uri muri Amerika uri mu Burayi uri ni ibisambo. Noneho ndakubwiza n'ibigegera byapfiriye mu ndani. Ubundi reka nkubwire Yesu yaravuze ngo igiti cyose cyakimenyeshwa n'imbuto zacyo. Kuba ducecetse suko tudafite akanwa. Jewe njya ndeba nkavuga iyo mbonye byankomeranye mitamva muri social media cyangwa nkava nani nkajya nkiyicarira senga Imana yanjye nkayibwana nyakuba rata ndengera. Naho ibingibi niyo n'abantu bapfuye ngaho reba izi mbabazi za Jisi tureba imbabazi za Ezekiel n'ubu yagiye kwa Mutesi. Izi mbabazi ziravaye wasanga ari ituro ryabuze. Hasi ibindi murimo ni ibiki ubu icyo buretse icyo kigaro cyo tuzagikora utaha. Ibingibi mbona mu bahanuzi bijya guhora ngo ururimi rwanyereye ngo ariko mubanze haka nimero mwagiye mugenda gake. Imana ntikoreshwa ntinavugishwa, Imana ikorera igihe. Bivuze ngo Imana iri bukore ntawe ujya yitangira izikora ubwayo. Nibyo byahari yayirirwaga ngo ngewe ngo ngiye ngo gutunga Yongwe Coffee, ngo ngiye gutunga ngo hoteli yitwa Yongwe, ngo ngiye gutunga n'indege ngo ya ngo ya Yongwe. We ni iki se amaturo y'abandi? Uyu munsi shako tuvuka habi aheshi ko nta no dusambu iwacu bagira. Mwabahanuzi mwe ko mwavuye iwanyu nta n'inkweto muzi kwambara, none muri kubeshya abantu ngo kuko babemereye
nyamara biravuga ngo ibyo urabikora nka kwihorera ukibwira ko mwanye nawe ngo ariko nzaguhana mbishyire ubu se ngo ntibyagiye mu maso y'abantu bose kumugaragara. niyo mpamvu rero ibi ngibi kuri kw'Imana isumba byose nta hantu na hamwe baza gucikira Imana. Icya kabiri bamenye ko igiti kikanyerera cyangwa uko ikomeza kura niko ubwambure bwayo bujya hanze, niko bujya hanze. Niyo mpamvu rero yonguyu abanjirije bamwe, kuko Imana data yo mu ijuru ntizatuma umurimo wayo uguma uzi ko ubu ntakibasha guhanura. Mpanurire ndeze umpamagare ngo Karose impanurire, ninjya kugwanura aravuga ati na Yongwe yarampanuriye, ninjya kugwanura Birimango simaramuhanuriye, ninjya kumuhanurira Noheli yarampanuriye, runaka yarampanuriye, Zekeri yarampanuriye, nanuze nawe yarampanuriye. Hari ibintu nge ntagishobora kubera ko abantu ba bose kandi aba bose baje ndeba niturije mbareba iki kibuga kiranyerera rwana cyane ushakisha amafaranga uzayabona wa mukozi w'Imana. Ubu simba narabuze nanjye akazi muri uno mujyi wa Kigali, iyo nza kuba nk'abo bunge mba mfite nyinshi, ariko da babisaba ngo ahubwo jewe bavuze amafaranga ndavuga nise ko nabaye kuri nabaye kuri YouTube igihe kirekire 30,000 so nta nurama agahumbi nta nurama 500 senkisa yuzuye kuri kw'Imana ntawe urayama. Ariko abandi ngo 500 hari uwambwiye hano ariwe navuze ushaka kuzakurikira Yongwe, yarambwiye ati mwana ati twarabariye we ati twarabaririye we ati nduba twubaka amazu je na Yongwe tugira gute ati ariko biza kwanga ati baza kutuvumbura. Rero bivuga ngo jewe iki kintu suko ntari nge sinari kubura nuko mbiba nari myafite nari mfite uburyo bwishini bwo kwiba ko nari mfite igikundiro mu ba diaspora cyane, ariko nyakuri kwiba umuntu ukamutwaraye menye neza uriya muntu ntanakureka ko ari abantu bifite imitima mizima akora ikintu avuga ngo nzahembwa n'Imana, ariko shushanya ko hari ijisho ry'Uwiteka, ijisho ryawe ririmo rireba umwana w'umuntu atabasha kureba nyine aho Imana ndimbira yamfasha. Imana yirebaho amaso yacu atareba ubwayo. hari umuntu ubuje ndabakunda je nkunda umuntu ukunda kuza iyo umuhanuzi ageze hano ku mihanda yewe mitanje hari niyicarira ndabizi we ahagera afite amafuta igikundiro avuga ati amina aleluya rabivovo ejo bundi agatangira ati atumva nkubwira uko Imana ivuze, iravuze ngo ngomba kukugira a Premountain i Uganda. Premountain iravuze ngo ni ohereza amadolari 2,000 ndabasha kugenda kuko mfite n'irindi vuga butumwa i Burundi ndajyayo kandi ndajya kubiko mama mbonye Imana yatabitse ibintu nako batabitse ibintu iwawe none Imana iravuze ngo ngiye kubitaburura ndabigukurirayo umva mama nibi ariko kibaza iyo Mana yohereje umuntu Premountain Uganda ngo ajye gubitaburura aho ntagiye kumutabika ahubwo iyi Mana ko ikora mu gitondo igakora nimubura ngo kwibera hose icyarimwe kuki Imana itaza ngo asenge Imana igenda ibimwerekera aho ngatarinze kujya Premountain. Ibi bintu birababaje ari aba bayariye ari n'aba yabahaye bayabaciye bose ni bamwe, kuko nyakuri buriya gutubura biroroha kurusha gutuburirwa. Kuko uyu munsi gutubura abahanuzi benshi n'abatubuzi njya mbabona mu nsengero mu Imana ngiravuze ese ubundi kuki badakurikirana iyo Isaka birirwa batangisha ko nzi ko insengero nyinshi zirimo ngo tamba Isaka
ngo n'ibya 10 byose wariye ngo Imana ikubabare katika jina la Yesu. Babeshya iki? Abazimu bashya barabeshya kwirirwa bakabana amafaranga ubundi bibisambo bagiye mu nsengero bakabireba naho ngo barakuri ntacyo nije mu nsengero we barabafata. Hari umunsi batayabaka yo ku ngufu mu rusengero kandi mu rusengero. Nese buri hariya Yongwe yabikoraga karasi mu rusengero karaka video si mu rusengero se bakoze kuri nyine urusengero se. Ariko tujye tunavuga ukuri iyo bivuze amategeko ntawe ritinya. Ayo icyaha ni gatozi. Niba ari gatozi icyaha ni gatozi ariko wagikoze ni ukibazwa nta wundi ugomba ifaranga rero nibahereho ayatanzwe muri kiriya giterane. Hariya nyir'urusengero yabyemerewe ntabyemerewe kuko ni abakristo be kandi barabipanze. Buretse Yongwe azavuge Yongwe navuga uzasanga uri yewe se ubukanga uzi ADPR cyari ikintu yakoreshaga yarakurebaga akabona ufite amavuta bagataha kubwa ati turagura nk'ibihumbi 100 wowe uze gushuka abaturage utange yewewe wituvuga tumvuka ijuru rivuze Imana iravuze ngo dutange twubaka urusengero ugahita ufata bya bihumbi 100 kandi wabihawe nabo bayobozi bayoboye aho ngaho. Ati ni kwivuze warangiza ugahita utise ngaye 100 we muhereho mukubite dukubite igini ryo kutagira urusengero we wakanyinyaganyeza abantu babona ibyo bifaranga utanze. Ati yewewe nanjye nuwe ufite ihene akajya kuyizitura n'abazitura inka abazitura aha Kigali rero agahita ajya kuri konte kazana akabikuza akahita bizana ati narunaka umuvuga butumwa na menivara akayitanga ati kandi byaturutse ku mushumba. Ati nyuma y'ibi bintu Imana ijya kuguhumura ahubwo nibinjire mu nsengero kuko nudatangura buhombe nibinjire mu nsengero barebe ibiriwe bihakorerwa twarangiza abantu bagahita bayatanga. Ndabyibuka rwigeze kuyanyantangisha nifite ayange nacuruzaga icyo gihe ntuze boutique batanga amafaranga nza kumenya neza ko ari imitwe bakoresheje ndababara ntekerezaho nabahaye yanjye. Urumva rero hari ibintu abantu bakwiye no gucikaho kwitwa ngo Imana iravuze kandi umuntu yagwa amafaranga ngo uyaherewe ugahabwa 100 uriya muntu aba yumvikanye na nyiri urusengero we aramubwira ati genda akamiliyoni niba amamiliyoni urampa 400 sisa ntacyo nawe yakoresha. Burase Yongwe kira giteranuzi bakuye mangahe bose babuze kumuhaho ntibamuhaye nyiri urusengero ntiyatwaye niba babisezeranye nyiri urusengero gute naza kwitangisha iwawe ntatubyumvikanye ngo umuyobozi umaze imyaka 20 nyine niba yaramwitangije barabyumvikanye muri nyiri urusengero yaza kwitangisha ntekereza ko bya bintu bitari kugira yewe reka nkubwire ibyonzi Yongwe yaguye mu mutego wababishaka. Yongwe icyambere yari perezida w'imihanda yaramaze kuba wa YouTube Yongwe nta mana bari bakiri kumwe Yongwe nta yerekwa arakigira. Impamvu nza mpunga iyi mihanda cyane nkunda kujyamo nkahita mvamo nuko iyi YouTube iyo yigumyemo irakonka ikakomaka n'ubugingo bwose ikatwara. Urumva iyerekwa riragenda inzozi zikagenda usigara werekwa payment ya YouTube gasigara werekwa views zabuze. Iyerekwa ziragenda Yongwe rero nta mana yaragifite. Yongwe yarasigaranye ayidigira imini dig yamvugo ngo yikuzimu naho ngaho yarasigaye. Satani yari yaramucangiye ahitagurana undi Satani cyiza cye aragurana agukubita deva ahita kugurana n'imbaho kuvuga ati detaye de chandari Imana bivuze agahita kubwira ati heri iravuze ngo tanga ituro ni kwivuze. Munda aba bose Satani yaguraniye basigaranira ku bintu byinshi. Urumva naho ngaho Yongwe arasigaye yabagira ikigiri yerekwa Imana ari kumwereka. Shobundi nta kindi cyatumye ajya gusaba umuryango wa Theogene imbabazi ni ikintu cyo kwigarura abantu ko aramaze kubona ko abantu bamuvuyeho n'aba bose bari gusaba imbabazi. Aba bose tuzacensha ndaje mbahaguruke impamvu nta mana bari gusaba imbabazi ni ukuvuga ngo ibi bari gukora n'abantu babashizeho mbabeshye
njyewe narababwiye ngo ngira ibintu bibiri, ndi umuyutubazi ariko ndi umunyamwuka. Imbabazi z'umwuka zitandukanye n'iz'umubiri. ukayoboka uvuga ati abantu banshizeho. Iyo ubonye abantu bagushizeho hari icyo bita tekinike yo kubagarura, kuko abantu ngo ni igicuruzwa barashukika. Iyo umuntu rero ushatse kumugaruza guhita umwereka abundi abantu nigeze kubwira ahantu hasi ubundi umenye ubabeshya ariwe bakunda. Vuga ibintu babeshye none urebe ukuntu bagukunda. Ariko ibi byose nigire kuri the vibe. Narabivuze ntabwo Yongwe yasabye umuryango wa Theogene imbabazi, ahubwo we yari amaze kubona ba public namwe bayamuhaga bo hanze bamushizeho, ahita yiga imigambi ati umuryango w'inzahuke Theogene, umuryango wa Theogene Asiya umbabarire, n'abantu bose Banyarwanda mwese mumbabarire, nanuze namwe mumbabarire, nabande mwese nije wagiye gushaka abasebye umuryango mumbabarire, kandi rwose nta muntu wabimbwiye, ariko nta wundi ni za viyuzi yari akeneye. Icya kabiri yari azi ko nasaba imbabazi abantu bose bari bumugarukire, ariko biravuga ngo umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki, ngo keretse kumfata bakawuta mu nzira bakawukandagira. Nibyo byabaye kuri yo, nibyo bimubayeho. ngo twebwe tumeze nk'agasozi kubatse ku mpinga y'umusozi katabasha kwihisha. Yesu aravuga ngo se ni gute agasozi, mbega iyo umunyu wakayutse uryoshwa n'iki, ngo keretse kumfata ukawuta mu nzira bakawukandagira abagenzi. Naho ubundi biba byarangiye burya gukotora rimwe. Ibi byose aba bana barimo ngo barasaba imbabazi. Icya mbere wenda bamuganire, reka tuzabikora ikiganiro cyane. Naho ibindi byo rwose Yongwe yarariye, niko n'abandi bari kurya. Cyakora nibafunga barafunga Abanyarwanda benshi, kuko Abanyarwanda benshi bariye YouTube barayimaze. Bariya abantu reka nkubaze Karosi, wenda dusa nk'abagana ku musozo mu buryo bugiye butandukanye mu makomantere. Ni kugenda mbona ku kibazo cya Yongwe harimo hagenda hagarukamo umuntu witwa Pasteur Claude. Nawe wenda wajyagishe kumubona no ku rukiko na Image n'ibiganiro yatanze mu buryo bugiye butandukanye, wabibonyemo iki wowe? Nabibonyemo iki? Ibintu bibiri. Kwihora, buriya hari igihe umuntu yihora ukihorera kubenda kubw'ikibazo runaka wagiranye n'umuntu, ko mbobwira umukozi wa ntuze wa Yongwe, mbona kuri yanamututsemo, arimo ibitutsi. Yamututse ngo ako si umuntu bagashaka ngacuranga. Byaba byiza. Arimo igitutsi. Kandi banavuga ngo uyu ni pasteur. Nabonye byanabaye no bana bitaramye cyane kuri Twitter, bavuga ati abantu abo pasteur dufite mu gihugu cyacu, cyangwa se abantu bavuga ko ari abakozi b'Imana dufite, ni bantu gatiki bazatugeza hehe? Niba umuntu yitwa pasteur ahangara agafata umuntu muri public imbere ya kamera z'isi yose, igitutsi cyambabaje nanjye ari njyewe. Harimo ibintu buradukora, hari igihe ukora ibintu ariko ukarenga wenda niba ari umujinya wabimukoresheje, ariko yaramututse numva birambabaje. Nanjye ubwanjye wenda ndi umuntu ndavuga nti se nk'abapasiteri bundi aho ijambo wazongera kwigisha ninde waryumva? Ubanuzi akanwa kavuyemo igitutsi burya ntigagomba kuvuga Imana. Akanwa kavuyemo kiriya kigambo harimo ikijambo kibi cyane ndetse bikomeye. Yabivuganye umujinya mwishara na mutuka atukuriya muhungu, uriya muhungu. Kandi uriya muhungu nawe yari yemerewe kuvuga ibyo wenda bitewe n'amarangamutima yari afitiye shebuja, yari afite kuvuga. Buri umuntu ugifite amarangamutima ashaka kugukoresha ikosa, kandi ikosa ntirikosozwe rimwe. Ande tubanze twumve amagambo Pastor Claude yavuze. Nibyo ngibyo byashoboka, ariko jambo rikomeye
umwana akina n'imbyiro ntakina n'amabya ya se wabyumvise mani uzajya ukina n'imbyiro z'umubiri wawe ntuzakine n'amabya ya se murakoze kandi byashoboka ariko ijambo rikomeye umwana akina n'imbyiro ntakina n'amabya ya se wabyumvise mani uzajya ukina n'imbyiro z'umubiri wawe ntuzakine n'amabya ya se murakoze kandi umwana oya ntago nge nabisubiramo ntago byakora urumva iyi mvugo ya pastor ni inyandagazi urukiko irahanirwa kuri kamera sibyo no kubihanirwa kuba abibwiye umukozi wa Yongwe bihuriye he na Yongwe ku ruhande rwawe abantu bari kuvuga ati abakozi b'Imana dufite bari gutukisha umurimo uziko udasigaye gute Yongwe afunze ngende umwe mu bantu bajyaga bakora mpangara ngo hangare mu bitutsi ubu ntawe wabinduje nge nakomoye nakwambika pe ariko nk'akanwa kavuze Imana ntabwo iryo jambo ryavugwa kuko gihe yarabivuze ndikanga sinari mpahagaze se yego harimo ntabwo harimo nubwo yavuze ngo ntabwo izina rye ryagaragaye mu bamugambaniye ariko nyakuri harimo ikintu cyo kwitwa ko yakozeho kuko nk'umuntu wavuze ano amagambo akomeye ni inshuti yanjye Claude ariko ano magambo niba utananagambanye ashaka guhita kwerekana ko wagambanye icyambere umaze kumva ko mbere uritegereje kumvirwa aho iryo yarivuze mbere urubanza rutarasomwa nyuma nabwo yavuzemo amagambo akomeye amaze gusomerwa yumvise ko wajyanweyo iminsi 30 ni ukuvuga ngo ni ikintu kiba gikomeye gifite imbaraga iyo ukurikiranye usanga uyu Claude afitemo ukuboko gukomeye mu gufungo kwayo yego kuko byanze bikunze ntashinjwa nta nicyo yashinja mugenzi we ni pasiteri mugenzi we cyangwa ariko bavuga ko ashobora kuba ari wowe wagiye ushaka bajya yego kubera yuko urumva ko bagiye bagaruka ku kiganiro uyu mwana ngo uyu musore wareze Yongwe 2050 k'ikiganiro cyagiye hanze ari Claude bagikoranye wamuzanye kuri Nyamihanga nanjye sinari nzi ko ahubwo nari hariya buriya nabibonye hari ngo ni 750 hu na 50 njyewe naje kubibona nyakuri ari kurana nabonye ataramenya kuvuga munsi yamenye ibya social media azabishyira hanze azabivuga kuko njyewe ikintu nabonye nyamara Yongwe nyamara nubwo ngo umwana murizi adakurwa urutozi ariko uyu muyongo afite ikintu kinini afite public afite abantu benshi bari kumurwanya ndetse abo yita inshuti nibo bashaka kumubera abanzi kuko nge nabonye ibyarangiye mu rukiko rurangiye mbona benshi baraserebuye abonye mo bishimye benshi babanze kumujyana Imageragere bamujyanye Imageragere nabonye mo hari amabeshi bishimye bagavuga ngo baramujyanye ngo Imana ishimwe ngo baramutwaye urebye biriya bintu kabiguye ikintu kinini ko nka Yongwe nk'uwari umushasho media muri twe hari ibintu bajya bavuga ngo no kubita ikubise mu keba uyirenza urugo ko nashaka kuzakwica kandi nukandagira ihwa ntiri kuvunikiremo ijyana ahantu runaka atazangiza umuntu ushaka kwanga kurikura mu nzira rikazica wowe cyangwa rikica umwana wawe niyo mpamvu uyu munsi ni Yongwe ejo n'undi byanze bikunze Yongwe asize umugore asize n'abana nibe nawe asize Yongwe TV ariko si ubajyanye Karusi nibe nawe wenda afite inzu ngewe naba nge nta Karuri nsize nta n'ikibanza asize rero bivuze ko buriya tutaduka kwishimira ibyago bibaye kuri Yongwe ibyago bimubayeho hafunga umugabo ejo nava yikosoye ariko sinibaza azanikosora ese amaturo ko yakwa bose ntaba yaka ko ari benshi Pastor Claude ko avuze ko uba amaturo nawe yaka ku biganiro tubifite koko kandi akaba afunze twumvise ari amaturo afungiwe se koko wowe ushobora kuba utafungwa ibi rero ni ikintu gikomeye ni ikintu gikaze ni ikintu buri wese yatekerezaho
Yego. akanasengera Yongwe. Uyu Yongwe nyamara si uwo gutabwa, uyu Yongwe asabwa gusengerwa. Kuko uyu Yongwe abapasiteri bagenzi be, abashumba bagenzi be nibo bamushyizemo. Kuko nanjye ubwanjye umuntu uzi abantu bagambana, kugambanirwa icyo ari cyo. Uyu Yongwe navamo azaba yize ubwenge, kuko uyu Yongwe azakatirwa hadatabaye Imana. Yongwe azakatirwa, kandi gukatirwa kwa Yongwe hazavamo urusaku runini cyane komeye. Uyu Yongwe nashaka mu byo arimo ngaha mbere ati ngiye kwa Sarongo baraje ati maha amafaranga yo gushaka umwavoka, kandi abantu n'abantu batacanaga uwaka. Sarongo ubwiwe yarivugiye avuga amagambo akomeye, aravuga ngo jyewe ndi Sarongo nta muntu ndwanya ngo arame, ngo mwabana mwe mujye murebera kuba birakaze. ubwiwe ejo bundi ngo akifungwa akimara gutanga ari amafaranga. Mukurikira ikiganiro yavukoze, yaravuze ngo jyewe mwabwana mwe nta muntu nkinira ku izina rya Sarongo ngo agubwe neza, aho birangirira ni nk'araha Yongwe. Nyamara dukurikiranye dusanga umwe yarabaye pare wundi, dusanga Korode yabaye pare. Korode ni inshuti na Yongwe na ntuze na Sarongo, ni amashuti. Kandi ijambo Yongwe ntuze yahise avuga ejo, Pastor Korode ni naryo Sarongo yavuze, nawe niryo yavuze. Ntawe undwanya ngo bigire ngo ntawe undwanya ngo birangirira hariya, ngo mwabana mwe n'abandi babirebereho, njye sinkinishwa. Karo reka dusoze. Iki wabwira abantu? Nabwira abantu ku niba utanze twese twarahemukiwe. Njye narahemukiwe, n'undi wese arahemukiwe, arabaturiye. Njyewe nanareze naregana, harimo nabo narega binarenze bangejeje kuri uru rugero ndiho. Ariko hari ibyo ureka. Ubundi ijambo ry'Imana ritwigisha kugira impuhwe, imbabazi ngo ziruta ibitambo. Nasaba aba bari kurega Yongwe bagira imbabazi, kuko imbabazi bamugira ni nazo bazagirirwa nabo. Base bamurekereye iminsi 30 niba yigeraho burya ukuye ikirego mu gutanga ibimenyetso bakandika bagata bababarira, kuko imbabazi nizo zikenewe. Yongwe nta kindi imyaka 3 agiye kumara, ntazabo y'amafaranga azatanga ntazayakura. Nubwo yiyemeye ngo wenda ngo umuntu ngo ushaka ko musubiza yanzaya ayakureza. Yongwe TV nayigezemo, nayo mafaranga ntayarimo. Niyo yayitero akayigwa $30 ushaka kutabonekamo. Ntaya ayitere nukuri pe, ibi mvuga nukuri narabivuze neje bundi nkora cya kiganura byibuka. Navuze ko Yongwe nta nzu nzima afite, nta modoka agira, narabivuze. Vuga ngo cyakora yirwaga muri Ararume, nta rusengero agira, nta modoka agira, narabivuze. Rero Yongwe uyu nguyu nawe nubwo yakangaga ku rurimi yishakiraga abamukurikirana, ariko Yongwe nta mafaranga afite yamushiriyeho. Uno umunyamategeko we ntabwo ibintu bimeze neza, nta mafaranga Yongwe afite, ahubwo bamwe bafite umutima nk'abafashije Liyane. Nanjye ndasabira Yongwe inkunga, kuko Liyane yarabatukaga agatuka abadevoruse agira gute uba ari mu ntuze mu mahanga. Mwamufashije kuvuza umwana ni byiza, nimuhindukirire Yongwe mumufashe mu rukundo, kuko Yongwe arababaje. Yongwe nta mufasha afite kubera kwirata ko afite ubutunzi, abantu bose bamuvuyeho. Nyamara dutabarane mwa nshuti z'Imana, reka ndabwira abantu ngo nibatabare Yongwe bamusure nkuko basuye Theogene yapfuye yatashye. basure wapfushe bose bani mu rwego hafi rumwe. None sinabyumvise ejo, ahubwo ari abantu bakwiye gufashwa. Mbasabira n'inkunga ntizinyureho, ariko basure n'umuryango wa Ntuze. Uno mwana wafunzwe Ntuze Fabrice, ejo naramwumvise mu gahinda afite. Reka twere guhamagara ibyo, reka twere kubivuga.
reka nikomereze ejo ntekereza ko ejo nzajyayo reka nsabire uyu ugiye Imageragere Yongwe niba yaranagusabye amafaranga irengagiza ibyago mwagiranye niko birivuga ndabanga umwanzi we nagucumura uzamabara akangahe 770 nge najyanye umuntu muri ribu hano Kimisagara barabizi mbeshya barabizi ikirego kirimo hari yaramaze kunyiba amasukara anyibye amavuta anyibye salisa anyibye ibiki byose kandi rwose byari byamufasha ariko yari yanaje tubonanirayo aho byari wari wabyibishije ngeze muri ribu ni hano Kimisagara ribu ya Kimisagara bazabikurikirane bazabibona nige wari watanze ikirego ndamureba ndavuga nese ubu ni umucuruzi nkanjye wenda niba nabikoze afite ikibazo byababayeho gutya abantu babikozi w'Imana nanjye koko ngiye kugaragara mu barega ni ibyabaye aha kuri ribu ya Kimisagara kandi ibintu bigaragara n'uwanye byahari mpita mvuga ni njyewe sinzagaruka nubwo ibimenyetso byose bibahama reka nigendere Imana yamaye izongera inyongere ikirego mpita nkihorera rero buriya nk'abakozi b'Imana niba munankurikiye Yongwe ni mu mutabare mwirengagiza ububeshyi bwose yabagiriye mwirengagiza ibyo yakoze bibi byose mwirengagiza amagambo Korode ari kuvuga ahubwo mu mutabare nk'abakozi b'Imana urukundo Yesu ajya kugenda avuze ngo mbasigiye amahoro icyo ni icyambere arongera aravuga ngo mukundane nkuko nabakunze ngo kuko urukundo rusimbura inabi nukuvuga ngo niba umuntu umukunze wanamuha byose nkuko Yesu yitanze ku musaraba akirengagiza ubusambanyi bw'abantu bose ibya byose akabapfira byari bikwiriye ko nubwo uri umuntu wamugirira imbabazi uwo ngo waguhemukiye rero niyo mpamvu nasabiraga Abanyarwanda abazungu abantu bagerageza kumva ururimi rw'Ikinyarwanda Abanyamurenge abakina bariki abo Yongwe bose yasengeye ndabizi iki gihugu kirimo abantu bose Yongwe yasengeye nubwo twaba babi ariko twabaye abakozi b'Imana njya ndeba commentaire nkavuga ndetse aba ni babandi bambwiraga ngo Karosi turamukunda aba ni bamwe nasengeye imigongo igakira ibiki byose n'ibiki narangiza nkavuga nti ariko nyuma imbabazi ziruta ibitambo nibababarire Yongwe niba mubabarire kandi banama amafaranga imbabazi ziruta ibitambo aba ari byiza cyane Karosi turagushimiye umwanya waduhaye murakoze cyane